Ndabasuhuje mbifuriza ibihe byiza abakunzi bacu abo tubana umunsi ku wundi kuri Nta Mikino Online TV. Namwe mwese mugenda muza mukabasha kumenya iyi chano. Ndabifuriza ibihe byiza, ndabifuriza umugisha uturuka ku Uwiteka kandi ndabifuriza kugubwa neza mugira amahoro. Muri aka kanya nje kuri kamera muta kuri microphone za Nta Mikino Online TV kugira ngo tugire ibyo tuganiraho bitewe n'ibihe turimo abanyarwanda aho baherereye ku isi hose. Murabizi ko turi mu bihe by'icyunamo, turi mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Aya ni amatariki buri munyarwanda wese cyangwa se n'undi wese uzi amateka ku Rwanda abazi. Muri aka kanya rero nagira ngo nyirizina nanjye ntanga umusanzu wanjye ku iki kintu, ariko nagira ngo nkubwire ngo nimba ari ubwa mbere tubanye ukande subscribe, urayikinge, usharinge, ukomentinge aho hepfo rwose, ukande kuri iyo buto udukandire subscribe, urabukoze cyane. Mugira amahoro rero. Ngarutse kuganira kuri kamera za Nta Mikino Online TV bitewe n'ibintu umuntu aba ari kugenda abona bidakwiriye. Ubundi abanyarwanda bizwi ko tugira umuco, bizwi ko tugira ikinyabupfura, bizwi ko tugira ubuntu cyangwa se ubumuntu. Ibyo ni ibintu biranga umunyarwanda hava akagera. Ariko hari igihe usanga ibintu bibaye skandale, hari igihe usanga ibintu ukibaza uyu muntu ni muzima, uyu muntu aratekereza, uyu muntu, hari ibintu biba biteye ubwoba. Ariyo mpamvu mfashe umwanya ngo nkore iki kiganiro. Muri hangana ngiye kuvuga kuri uyu mubyeyi cyangwa se uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa, dore ko ni ucyari ariko ni igitsina gore, uyu Mukankiko Sylvie. Benshi ni icyamamare mu bintu bitandukanye ariko mu mvugo zidasanzwe, kuko agira udushya twe, twaba twiza twaba tubi, agira creativity ze. Ariko noneho iyo bije mu bintu byo gutukana cyangwa se kubura ubumuntu bitewe n'ibihe, kandi icyo gihe kitakaba kibikwemerera, haba harimo kurengera. By'umwihariko wenda ikibazo yagaragaje nimba bamufungiye TikTok, hari n'umwe mu bana b'abasore numvishe rwose ari guserebura ko icyo gikorwa bakigezeho, ariko ntiyigeze atukana, ntiyigeze avuga uwo muntu. We yagaragaje ko ibyo yakoze bikoze kinyamwuga, nta bitutsi birimo. Ariko noneho birababaje, ariyo mpamvu nkoze iki kiganiro ntaratinda cyane mu magambo menshi. Wenda abadukurikiye kuri kamera za Nta Mikino Online TV mureke mwumve aya magambo y'uyu mubyeyi cyangwa se y'uyu mukobwa. Nimumara kuyumva ndakomeza ikiganiro. Bose ya mbere mwafungishije nabibonye byose, mukuntu bigenza kose nakubonye. Aho yavugaga abamufungira TikTok nabibonye byose. Ngo muragenda ngo mwarangiza ngo mukajya ahantu ngo mukajya ari muri benshi, mukaruga fresh, ngo kaganisha hirya, ngo mukajya gutegura nyine mu kantu ngo genocide ideology. Nibyo muri kundega kuri TikTok, muri kundega ngo ideology ya genocide. Okay, mumutega amatwi. Ni ko muvuga ngo ndi ikigo, ngo ndi igicucu, ngo ndi amaheru, ngo ndi iki byose, ngo narasaze TikTok yanyu murashaka hiki. Icyo nzi nuko ni njye batunze mwese, mwambwa z'abatutsi mwe, ni njye batunze. Ntimuhinga, ntimukora, mwiga mwice. Okay, igihe turimo sinzi nimba yakoze urutonde ngo amenye abamufungiye TikTok aba ari bo, ku buryo yavuga ngo ngiye gutuka aba bantu. Ariko nimba hari umuntu aho waba uherereye hose ku isi mu bihugu bitandukanye, uzi ko uri umunyarwanda, ugomba no kugira ubunyarwanda cyangwa se ubumuntu. Ntujye hariya ngo ukomeze kuzana ikintu cya division ethnique, ikintu cya racism, mbese ibintu by'amacakubiri agendeye ku ivanguramoko. Ibi bintu ntago ari bikwiriye, ibi bintu ni umwanda, ntago ari byiza, nta nubwo bibereye umunyarwanda. Dukurikije amateka dufite, tugakurikiza n'ibihe twagiye tunyuramo,
sinzi ko uyu muntu utekereza uri kuvuga ngo imbwa z'abatutsi azi sinzi hari amagambo badakwiriye kuko turabizi ko turi mu gihe cyo kwibuka, turabizi ko turi mu cyunamo, turabizi ko turi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, amatariki turabizi. Hari benshi bababaye bari kwibuka ababo, hari benshi bafite agahinda, ariko umuntu akajya hariya akazana amateka akayavanga. Sinzi nimba ari uko urugamba, wenda urwo rugamba urwo arirwo, cyangwa se ibikorwa nk'ibi byo ariko. Ariko icyo nababwira cyo ntabwo ibintu bikwiriye. Rimwe ntigisimbura rimwe, kabiri ntigisimbura kabiri. Amateka yabayeho, abanyarwanda bajya bavuga ngo habayeho 5 7 5 9 7 7 1 3 bibaho, 9 4 bibaho. Ayo ni amateka y'abanyarwanda. Ntago ushobora kuzana ibyabaye 7 3 ngo bisimbuze 5 7 cyangwa 5 9. Ibyo ni ibintu bidashoboka. Niba turi mu gihe cyo kwibuka ibyabaye 9 na 4 mu kwezi, kuva mu kwezi kwa 4 ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi yari itangiye ku itariki 7, tukaba turi muri ayo matariki yihariwe kwibuka abazize jenoside. Birababaje ko abantu bafite imiryango yabo cyangwa se abantu bari muri ibyo bihe, umuntu umushira agahinda cyangwa se wagira ngo afite ikibazo cye personnel, kuko umuntu muzima ararezona, abasha kumenya ibihe, akabasha kumenya uko abyitwaramo, yaba byemera yaba atabyemera. Ariko ugomba kuzirikana igihe ko kigira ibyacyo. Ariko birababaje amagambo nk'aya yo gutukana ya harassment amezwe, ni ibintu bibabaje biteye agahinda. Ariko by'umwihariko ntabwo yarekeye aho gusa, yakomeje aratukana. Ariko akantu kandi ngiye kunyuzaho, ntabwo nshaka kumvisha ibitutsi, kuko ibi ariko nushaka byumva, ariko ibi ni ukubyamagana. Ibi bintu ntabwo ari umuco nyarwanda, nta nubwo n'umuco w'abanyarwanda, nta nubwo ukwiriye mu Rwanda, aho twaba twaravuye, aho tugeze, naho twaba tugomba kugana. Ntabwo ibi bintu bikwiriye. Noneho rero mwumve n'aya magambo. Impamvu muyafunga ntavugiye, ntacyo navuze. Muzi ko rimwe muzi ubwenge bwinshi we, muri ibigoryi, muri ibicucu, muri ibigoryi, nta bwenge mufite. Mumwumve. Nimufunge, ntabwe mujye mufunga n'ubushino bwawe, kuri butuba mushyiremo ipamba cyangwa se imicanga cyangwa amatafari mu rundemo. Ntimugafunge sheri zanjye gusa, nimufunga n'ubushino bwawe. Noneho rero mwibaze umuntu w'umubyeyi uhana utukana abantu bakabahatanga ngo nimba ngwarakanye ibyo bintu. Ubu koko umwana byara umukurikira, iki ni ikinyabupfura, ibi ni umuco, ibi ni hari ibintu biba ari skandali mwe abantu. Ariyo mpamvu ngewe ndi kuvuga ngo ibintu ntibikwiriye, n'undi wese abe yabyamagana. Simvuze ngo Mukankiko Sylvia ntakwiriye kuvuga, ntakagire gute, ariko aya niyo mahitamo yo gutukana se, gusebanya. Hari ibintu biba ari nk'umwanda muri society cyangwa mu bantu. Ariyo mpamvu njye mfashe uyu mwanya ngo nkore iki kintu. Uwanyumva wese, yaba ari umufana we cyangwa se yaba umufana uko ashaka, anyumva uko ashaka, ariko njye mvuze ukuri. Ntabwo ibi bintu muri iki gihe bikwiriye. Igihe kigira icyacyo. Abari kubabaza nimba yumva wenda ariyo tekinike yo kubakomeretsa, sinzi, wenda ubwo nawe wasanga afite uko akomereka, ariko ntabwo ibi bintu bikwiriye. Nababwiye ngo igihe kigira ibyacyo. Niyo mpamvu umuntu wari wese umunyarwanda aba agomba kumenya amateka, akayazirikana kandi akayafata uko ari. Bakunzi bacu, ibi bintu ntibikabe kandi ntidukwiriye ko bikwiye gukomeza kubaho. Mugire ibihe byiza, mugire amahoro. N'ubundi umunsi ku wundi kuri microphone tuzajya tugerageza kuganira, dusesengure, twimbike, turebe ese abanyarwanda bakwiriye iki, bakeneye iki, ese ni amakuru atandukanye tuyaganire. Ariko muri iki gihe ibi bintu ni skandali. Mugire ibihe byiza, Imana ibarinde, turabakunda cyane.